naje guhura n'umupapa mukuru ukuze ufite nk'imyaka nka 52 gutyo nyine ubona ko ari umupapa mukuru ukuze bigaragarira buri umwe abo banagira urukundo nari mfite igikuriro ngaragara nka ndi umuntu mukuru nago yiyumvishaga ko naba ndi umwana ufite imyaka 16 ndamubwira nanjye ko numvaga ko ari umuntu mukuru kandi nari ntagiye kujya mufata nka papa wanjye ndamubwira no ke nta kibazo niba ari yashaka ko twimukira ahandi reka bari tujya kwicara abarambwiye nti ndashaka yuko dukora ibintu by'abantu bakuru ndamubwira ntago byashoboka kubera yuko ngiye aba ari ubwa mbere ngiye kubikora avugije induru urumva n'umuntu mukuru ndamwitaza gutya kujya gufungura urugi nsanga ya dade n'urufunguzo usunitse nk'umusaza w'abandi yirwariye za rubaga impanda agahita umunyeshuri niwe wanteye inda ariko nawe byaje kumuviramo yuko ava ku ishuri mama twari twicaye ku meza turi kurya n'abasaza banjye abona biranunguye mise nsohoka nirukanga njya kuruka nk'umuntu mukuru arankurikira areba ibyo ndimo barambye ngo azamo yuko ngomba kubanza kugisha inama mama wanjye mama ambwira yuko inda ya mbere atari byiza kuyikuramo genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire Keza uraho umeze neza turashima Imana urakomeye cyane niki kintu wambaye gihenze ku mubiri wawe outfit imyenda wambaye yego iyo wambaye neza uba wambaye iki nambaye ipantaro nikwije ahantu hose kubera iki wikwiza nuko ariyo mico y'umuryango wacu tugenda ntabyo ufite byo kurata kuri ngiye wenda wasanga ntabyo mfite ariko kuri ngiye ubwo mbitekereza wasanga ntabyo mfite ariko abandi barabibona byashoboka barabikubwira tayari abo nibo batumye ibintu bihindagurika abo nibo batuma ibiciro bizamuka ku isoko ry'isukari namaze turi biki uraho umeze neza Keza nde nitwa Keza Vanessa ukabaga umwana wa mbere wa nyuma wa kabiri wo mu muryango wawe nkaba ndi umwana wa mbere mu muryango wacu uri imfura ubwo ngubwo yego ukaburi nenge kuvuga ngo ukaburi kavukire minizi ko wavukiye i Kigali cyangwa nawe navukiye i Kigali ariko ntago mbaye ubuzima nk'ubw'abana b'i Kigali nyine abana bavuga ngo bavukiye i Kigali wavukiye i Kigali hehe ku bantu baba bazi Kimisagara ubwo nyine barahazi yego Keza we nuko tugiye kuganira rero wahageze ku rugendo na nimaze kubwira abantu ko turi dusigaye dufitemo igice umuntu wese udukurikiye hano ni muri ruhura umutima ufite ibintu cyane cyane ariko especially abasingoma abantu b'abasingoma bafite ibyo banyuzemo biza kwigisha ariko hano ntabwo tuba mu matiku ntabwo tuza kuvuga abandi bantu ubu dusigaye dufite content yo kuza kuvuga urugendo rw'ibyo twanyuzemo cyane cyane Keza ari nawe hari ibyo yanyuzemo Keza mu bwana bwawe hari uburyo uvuze ngo ntabwo nigeze nkura nk'abana b'i Kigali ubwo tugiye guhera urugendo rwawe mu bwana bwawe wisanzura umwana uri mu muryango ubasha kwiga ubasha guhabwa biri kimwe kwa n'igihe usanga nk'umwana bukira mu muryango ariko ugasanga ibyo akeneye ntabwo umuryango uri gushobora kubimuha akanyura y'ubusamo yego mu rugendo rwanjye rero ntabwo nahuyemo n'ibizazane by'uko ninjye wari mukuru mu rugo kandi ntabwo twari dufite ubushobozi bwisanzuye kuko nari mfite abavandimwe inyuma yanjye ariko ababyeyi bacu bakoze uburyo ki bwose bashoboye tubasha kwiga ariko ngewe naje kubera ari nge wari mukuru mu rugo naje kuva mu ishuri by'impanuka wagarukiye mu kangahe nagarukiye mu wa 4 segonderi urivamo kubera iki kubera ubushobozi bukeya bw'umuryango hari n'abageze ngo wenda hari ukuntu umwana ava mu ishuri yananiranye hari abavamo mu ishuri gutyo oya ngiye ntabwo navuye mu ishuri kubera nananiranye ahubwo navuye mu ishuri kubera ubushobozi bukeya ni nk'iki kintu wabuze kugira ngo uve mu ishuri kuko hari umuntu uvuga utavuga ata bwa mbere nabuze minervare bwa kabiri mbura ndabyibuka nabuze inkweto nabuze inkweto zo kujyana ku ishuri ngeze ku ishuri bancamo umukasi mu gahanga
baranyirukana njya gushaka mama ngampa amafaranga yo kwiyogoshesha. Mama mugeze arambwira ngo nayafite ngo nindindiri. Ibintu bizazana rero byaje kuba mu byinshi cyane bimbere urugendo rwo kwita mva mu ishuri ntarangije. Ariko nawe wabigezemo uruhare. Urebye neza hari umuntu utabukunda kwiga yabona huye n'akantu gato gashobora kuba kamu, kuko hari umuntu uzi kuvuga ngo hari buryo bwo kwiga muri 9 years cyangwa 12 abantu bakiga, ariko ubwo nyine birumvikana ko nk'iyo case yawe hari wenda reka tureka kubitinda, hari n'abantu benshi banabo bajye bava mu ishuri gutyo kubera ko kandi ugasanga mu ishuri yari umuhanga. Noneho rero mu myigire yawe uri kwiga, tuzi ko kenshi abana bavuka muri famille zaba zifite ubushobozi buhambaye cyangwa se zitishoboye, usanga hari igihe umwana ahura n'ibishuko, ugasanga ni umwana n'umukobwa mwiza hano nkava n'isukuntu asa, ugahita uhura n'umupapa wifitiye urukundo cyangwa se umubyeyi mwiza. Urongera unambwire kuri urwo ruhande uri muri urwo rugendo rwo gutangira kwiga, iyo umwana atangiye gukura ari umukobwa ariko bumwangavu ari gupfundura amabere ariko ariko bumwangavu, umubyeyi buri yatangira kugira impungenge cyane. Buri ababyeyi bahora n'ubwoba ntago bwabura none cyane. Buri none yabonye nk'umwana wari kwambara agapantaro akabona nyashi zaraje avuga, akabona avuye nko mu rugo aragiye, nta n'icyo ajya avuga mana umfasha garuka amahoro. Bizazane byo ntago byabura ko ndibuka niga mu wa 2 segonderi nahuye n'umupapa mukuru ukuze. Wari ufite ababyeyi bawe bombi? Oya, nari mfite mama wenyine. Nza guhura papa wawe yitabye Imana uri mu wakangahe muri primaire? Yitabye Imana niga muri primaire. Yego. Naje guhura n'umupapa wiga mu wa 2? Mu wa 2 segonderi. Naje guhura n'umupapa mukuru ukuze ufite nk'imyaka nka 52 gutyo, nyine ubona ko ari umupapa mukuru ukuze bigaragarira buri umwe. Abo papa banagira urukundo. Umupapa nyine ubona ko akuze ari umupapa mukuru. Aranyishimira, urumva nanjye nari narahuye n'ikibazo nye cyo kugenda niga gake gakeya kubera ubushobozi. Mwari muhuriye mu nzira wera se hari nk'i Kigali hari nk'igihe ubona nk'umupapa atwaye imodoka agasefura nk'umwana w'umukobwa cyane, ariko byari bya mbere ribo yarabihagurukiye, sinzi nimba bikibaho, simbizi. Hari kera mu myaka yanjye nyine nanjye nkiri mutonyi, urumva nari niga muri segonderi mu wa 2 ariko naje guhura n'uwo mupapa nubwo yamfashije gakenya, twaje gupfa ibintu biri. Mwahuye ute kugira ngo kwa approaching? Twahuye mu muhanda, ndabyibuka twahuriye muri Nyabugogo. Uri kuva ku ishuri cyangwa wari Nari mvuye kureba mama yambaye imyenda isanzwe nikoreye ibijumba ndi kwambuka umuhanda hano muri Nyabugogo. Turahura, arambaza bite ni byiza, urumva ko nakuze mfite igikuriro, uriya yari kumbona akabona ndi nk'umuntu mukuru. Arambaza bite ni byiza, twavugana, ndamugane oya, arambwira ariko twakomeza tukavugana, ushobora kumpa nimero yawe, ndambwira ko nta telefone ngira. Arambwira ariko se nta ndwabuzi nimero ya mama wawe, ndambwira niba ushaka ya mama yo nta kibazo ndayiguha. Muha nimero ya mama, aza kunyandika kumpamagara. Ubwo yahamagaye mama wawe ati mumpe, ububyeyi aramuguha? Ni ukuvuga ngo uburyo yamuhamagayemo, yamuhamagaye amubwira nti hari umwana nayo nafashije ku muhanda, nashakaga ko umumpa tukavugana. Icyo gihe yari yaguhaye iki? Icyo gihe yamaye 10,000. Muhuye? Yego, kandi urumva mu mwaka w'2000. Umupapa nawe ni ikihebe, umuntu ufata nimero z'umwana w'umukobwa agafatiza mama we. Kandi ntago yarabizi, yarazi imyaka yawe ariko. Oya, urumva nari mfite igikuriro, ngaragara nka ndi umuntu mukuru, nago yiyumvishaga ko naba ndi umwana ufite imyaka 16. Ko nakuze mfite igikuriro cyane, mbyibushye nyine ngaragara nk'umuntu mukuru waba ufite nk'abana 2. Tuza kuvugana mu nyuma, tuvugana kuri telefone ya mama, tukajya tuvugana kuri phone ya mama, akajya nyohereza amafaranga rimwe na rimwe, bikaba ngombwa ko mfata kuri ayo mafaranga nkishyurira abasaza banjye ishuri ko nabushobozi twa dufite. Ubwo yakoherezaga nkangahe?
yoherezaga nk'ibihumbi 50 nyine bimwe byo gushuka abana 30 20 yabikoraga kuri telefone ya mama wawe nta yawe wari ufite icyo gihe? yabikoraga kuri telefone ya mama ariko nakoreshaga simukadi nabaruye kuri mama ko imyaka nayo mfite ntabwo twari twemerewe gufata irangamuntu. Yego tuza kugenda tumenyana cyane aza gushyiraho gahunda y'uko twabonana. Watari yakugurira telefone? Yego ndamugana mama wawe se ntabwo yibazaga ayo mafaranga ari kunyura kuri telefone ye? Ariko oya simukadi yari ya mama ariko ari ngiye uyifite mu kanya. No telefone yari ya mama wawe ufite agasimukadi kawe ushyiramo? Yego ufite aga telefone gatonya nashyiragamo iyo simukadi narabaruye kuri kwirangamuntu ya mama. Urwo rero urumva ni ngiye wakoreshaga ayo mafaranga. Niyo nishyuraga ishuri mama ntabwo yabaga za amafaranga nayakuye. Ntabwo yigeze agira impungenge? Oya rimwe nibwo yaje kubimenya ko yarasigaye abona akavuga ati ko si umwana wanjye sigaye ava mu rugo cyane kandi atarageza imyaka ko asigaye afite style nyinshi ntamuguriye. Nabaga mfite umuntu uri kunyitaho muri iyo minsi. Ngamba barira umbwire aho hantu ubundi niho ruba ruzingiye. Umuntu umyaka 50 na umwana w'imyaka 16 mwaganiraga ibiki kuri telefone? Urumva kuko yandushaga ubwenge yaratangiraga kambwira nyine twatunze two gushuka abana ukuntu ari umubyeyi mwiza. Ntabwo yigeze kwereka ko ashobora kuba mfite nk'irari ryatuma bimwaproachinga kuba we yahitaga yibuka kana bihuriye Nyabugogo kikoreye ibijumba niko ashaka gufasha mbese. Yego nyine we yashaka kunyereka imwe z'ububyeyi ariko ntazi kimwishemo indani. Wari waramuganirije ko muri famille ubuzima butameze neza se? Yego nari narabimuganirijeho. Yego akajya mbwana isura ashaka ko ngufasha iki bambwira nanjye nago mbizi kurumva nari umwana sinabumwiye ngo mfite ikibazo iki niki gusa nk'umuntu mukuru washakaga gutereta umwana we yanywerezaga amafaranga nyine ariko urumva ko yari ngiye wari uri mukuru mu rugo nanjye nari mfite inshingano nyinshi. Urumva ari ngiye wasupportingaga mama wanjye. Umuntu uvuga ngo amafaranga ya Sugar Daddy wayakoreshaga mu gufasha umuryango. Ugereranyije yakohereje nk'amafaranga menshi yose uyateranyije muri ubwo bwana bwanjye amafaranga yanyoherereje kandi akagira icyamfasha. Muri ubwo bwana bwanjye yanyohereje nk'amafaranga nk'ibihumbi 120. Nyine ubwo turi kuvuga ngo yose ujye uteranya yaguhaye senka ntiyaguhaye veni? Yamaye menshi. Yaguhaye menshi? Yamaye menshi ariko ntabwo nari nzi nega mfite onge nari nzi ko ari umuntu mukuru twihuriye uzajya umfasha kubera yarasigaye ampa amafaranga ariko nge nasobanukiwe. Ariko se mu mutwe watekerezaga ngo uvuga ati umubyeyi wari waramufashe nk'umuntu w'umuntu? Njye naramufashe nk'uko yambera papa ariko we ku rundi rwego we yarabishyize ku rundi rwego yumvaga ko yamemukira adatekereje ko navamo umukobwa we cyangwa umwana we. Yego noneho rero ibyo bimara igihe kingana gute? Ese waje kuvumbura ko rwa rukundo rutari urw'umubyeyi n'umwana ahubwo rwari urwo gushaka kukwangiza ryari? Urumva twatumaranye nk'amezi 7 tumenyanye. Urya amafaranga gusa? Yego atagusaba guhura? Yego hagwa bigusabaga? Bwa mbere yansabye duhure. Saza babaze gutereta n'abahanga. Duhurira iyo ngiyo usa nk'uri kugeza ku Ruyenzi uvuye ku Gisozi. Yego mvuye ku Gisozi nafashe moto ndabyibuka niba yaranyishyuje 5 niba ari 2. Ubwo ni ku Ruyenzi cyangwa wambutse Nyabarongo butari wayambuka? Wari wambutse Nyabarongo. Wambutse Nyabarongo harimo akabari kari hepfo y'umuhanda ntabwo nibuka izina ryawo ko ni kera. Ni kera cyane gusa nzi ko ari hari imiyenzi. Wanywaga inzoga? Oya nanywaga fanta yitwa za fanta z'ababebe harya bazita pineapple. Oya orange. Yego orange. Wanywaga orange? Nanywaga orange urumva nayo nyiri umwana ndi umunyeshuri. Yego. Yego. Uwagiye wambaye iki? Nagiye nambaye outfit yanguriye yanyohereje amafaranga arambwira ngo arashaka ko uyu munsi duhura nambaye ipantaro n'agasengeri n'ikoti abinyoka ari kwa kundi abantu babambika ibipupe imyenda abinyereka. Ego abinyereka ariko bimeze nanjye cyakora umuntu wabinzaniye bwo
nabihaye mushiti wanjye twiganaga muri icyo gihe kubera urumva we nagora afite ababyeyi bamugenga cyane ariko ngiye mama wanjye yaratangiye kujya bikeka ajya mu mujyi sinzi aho yagiye kubigura ariko nzi neza ko yagiye kubinzanira arabizana nubwo atabizanye bisa nk'ibyo ngibyo ariko nibyo nari nambaye nibyo wagiye wambaye yego uragenda rero wakizeho komande se bimwe by'ubwana urabizi umwana wese ugitangira hari uburyo rero wenda reka hari uburyo nk'umuntu nkuriya mukuru yazi ko agiye kuganira n'umwana yego aba yanabiteguye kuko nk'aho hantu ushobora gusanga simbizi nimba harabaga amacumbi hari igihe haba harimo amaroji cyangwa amashambure wenda akakubwira ati ngwino twicarire ahantu hatuje icyo gihe njyayo ko nzi ko yanjyanye mu cyumba yakujyanye mu cyumba ni ukuvuga ntabwo bigeze mwicara hanze oya nasanze yanegereje hanze mbona arahagurutse aragiye akasema inyuma ati ngwino abantumyeho umuntu wakoraga aho ngaho aramubwira nigenda ubwire uriya mukobwa kuko yabonaga ndi mukuru ariko ku myaka yanjye nari muto genda ubwire uriya mukobwa ansange hano uwo mukobwa araza arambwira ngo uriya muntu mwe muri kumwe aravuze ngo musange ahagiye ndamubwira nanjye ko numvaga ko ari umuntu mukuru kandi nari ntangiye kujya mufata nka papa wanjye ndamubwira no ke nta kibazo niba ari ashaka ko twimukira ahandi reka bari tujya kwicara kuko icyo gihe amamagara yari yamamagaye ambwira ko twari tumaze igihe tuganira yari yambwiye ko agiye kuntera inkunga y'ukuntu nzajya nishyura amashuri yanjye nkishyura n'ay'abavandimwe banjye ngeze mu cyumba nsanga harimo inkoko harimo n'akandi gafanta w'icyo gihe yari ari kunywa sikoro nsanga harimo n'akandi gafanta ndamubwira ni se urabona ushaka ko tuganirira mu cyumba koko arambwira ntabwo hakubangamiye se ndamubwira ntabwo hambangamiye ariko ndumva ntishimiye kuba twakicara ahangaha kuko anytime mama wanjye nsanze ahangaha nshobora kumerera nabi arambwira ni se wagiye kuzangaho bibwira mama wawe ndamubwira oya ntabwo nigeze mbimubwira ariko ntabwo ari byiza ko tuganirira mu cyumba yego filime rero aho niho ruzingiye rero bwari ubwa mbere se byari bigiye kukubaho cyangwa byari bisanzwe bikubaho uwo musaza ubundi urugendo rwanjye nawe rwarangiriye aho kubera ko urumva we yari amaze kujya ariko ibyo wariye byose we ntumbwire ko utabyishyuye warabyishyuye oya mu rugendo rwose twari tumaranye n'igihe twamaze tuganira we urumva yari amaze kubishyira kuri indi level cyo gihe ndabyibuka ko yari azi ko nyine nta bushobozi dufite yarambwiye ni kugira ngo nanjye ngire icyo ngufasha ugomba kugira nawe icyo umfasha ndamubwira ntabwo ndi gusobanukirwa neza abarambwiye nti ndashaka yuko dukora ibintu by'abantu bakuru ndamubwira ntabwo byashoboka kubera yuko ngiye aba ari ubwa mbere ngiye kubikora bwari ubwa mbere koko yego bwari ubwa mbere urumva nari umunyeshuri nari naratangira kuraruka igihe ariko umwana aba yarahatwitse da oya mu myaka yabanje rwose ntabwo tuzi njya mbakira hano nkabakoresha ibiganiro by'ubuhamya kambwira ati kayenze bahise bankubita inda oya aho ho nabangiye kubeshya ntabwo namubwiye yuko ngiye nari isugi bidashoboka yuko twakora imibonano mpuzabitsina arabyanga yego oya yakomeje kumatiriza bigera naho anciraho ako gapira yari yanguriye muze ntago wagenda ni nk'uko ntago yarambwiye ngo ibintu byanjye byose wariye uyu munsi urabinyishyura ndamubwira reka tujye hanze njye kubikwishyura kuko naho nzi yuko ningera hanze basi ntibubashe gukoma induru gusa no mu cyumba ntago yabuze gukoma induru ariko nari nzi ko ningera no hanze ndi bukoma induru abantu bakaza kuntabara ubwo nyine muzehe turagunda ese yari yarakubajije imyaka ufite oya ntabwo yigeze ayimbaza kuko urumva yabonaga ko we ndi nk'umuntu mukuru atatekerezaga ko naba ndi umwana w'ubutinyiga kumubwira ubundi rero n'urwo rupfu rwamaze abantu rwabamariye imageragere ubundi mujye mubabaza amarangamuntu azayitwaye nusanga afite imyaka y'ubukure ese kuri iki gihe ari ubwo bikibaho ibyo oya nta na rimwe umuntu wese wasambanyije niko bavuga yego umwana uri munsi y'imyaka 18
nubwo yaba yabikwemereye akivana hano akakubikuzanira icyangugu ibyo leta ntago uba wagonze itegeko ubwo uza ari ingahe sinzi aho bigeze ariko bishaka ko ari muri 25 niba iyo myaka yose byashoboka ariko bajya bavuga ngo buriyo ngo umuntu w'igitsina gabo uri gushaka gukora imibonano mpuzabitsina yego ngo ubwenge buba bwagiye bugaruka ari uko yamaze kuba fresh bivuga ngo ubwenge na ntuza ntago bijya niyo mpamvu inshuro nyinshi usanga umuntu afashe ku ngufu akicuza nyuma birashoboka cyane ariko urumva ariko nta nubwo bikwiriye urumva muzehe rero sasa aho hantu havuye ute kuko abantu baraza kuvuga ati ibintu byagenze uwo mukobwa wari waje kumpamagara namubwira nese uramuntu kajyanye mu cyumba burana n'ishyashyara ndamubwira ariko uze kumba hafi nshobora kuza kugira ute nshobora kuza kuguhamagara wari watangiye kubikeka oya nandi kuvuga ni umuntu niba yambwiye ngo nze dusangire tujye kuganira ku buryo ari bushake kumfasha akaba anjyanye mu cyumba bigiye kugera ku rundi rwego gusa uwo mukobwa ntabwo namubwiye yuko nyine ashobora kuba umuntu ashobora kuba agiye kumemukira oya nambwiye ni wowe uze kuba hafi nshobora kongera kuguhamagara hagize nk'ikintu dukenera yari yafunze n'urufunguzo yarufungiranye kuko navugije induru urumva n'umuntu mukuru ndamwitaza gutya kujya gufungura urugi nsanga yadade n'urufunguzo usunitse nk'umusaza w'abandi yirwariye za rubaka impande agahita muri uwo mwanya urumva nanjye nari ndi muri crise uba wishe umuntu yego ariko namutaye hirya iriya gutya mu kumwishikuza ngeze ku rugi nsanga urufunguzo nta rurimo kumva urufunguzo yaruhishe hehe munsi y'umusego kugira ngo rero agufungurire byagenze ute kugira ngo amfungurire yarambwiye ngo ushaka urufunguzo ndamwanga yego arambwira ngo ngaho ngwino urutore hano arunyereka ruri munsi y'umusego yararyamyeho ndamugani ntabwo nshobora kuza aho ngaho ndamugani ngiye gukoma induru ahita ambwira ngo niba ushaka urufunguzo ngo ngwino urutore ndagenda nyine nanjye ubwo urumva yaramaze kumisezerano ry'uko nta kibari bunkorere ndagenda nkimara kunkacira gutya mu maboko ese ko wakundaga amafaranga kuki utamwatsa amafaranga menshi oya urumva nakubwiye uwo munsi dupanga yuko turi buhure twari twumvikanye yuko turi buhure akama amafaranga yo gufasha umuryango wanjye ku buntu marayika imana yari yakoherereje ku myaka yanjye nari mfite ntabwo natekerezaga ko umuntu yagufasha icyo gihe wari ukiri isugi wararinze ubukobwa bwawe yego umuntu mwabyaranye niwe urabona hajemo inkundo hazamo gukundana n'umunyeshuri yego niwe waguteye n'umunyeshuri umunyeshuri niwe wanteye inda ariko nawe byaje kumuviramo yuko ava ku ishuri nabwiye kubibwira perefete mbimugejejeho twese baba baraduhagaritse ku kigo ni ukuvuga ngo umunyeshuri ku munyeshuri abanyeshuri uzi uko baterana inda wese uko mbyemeye baraterana inda cyane kubera harya abaperefete bibwira yuko baba barinze ikigo cyane bakabije twumva abana nabo tuba dufite utuntu twacu tugenda twikorera mu kigo ukuntu twinshi akimara kuguterana yarabyemeye yarabyihakanye hajemo ubwoba no gutinya ariko yaje kubyemera nubwo nta kintu amfasha ariko yaje kubyemera nta kintu agufasha ariko mwubahera ko yakubyaje mugani ntabwo natinyuka ngo mubwire ngo nimbwa oya no kuba ukavuze byonyine no kuba ugakuye kuki se ariyo ije hafi umuntu wese utita ku nshingano ze umuntu wese reka ibi bintu tujye tubigira kiriya tuzi how much uburyo single mom ba struggling tuzi aba single mom aba mama wenda reka mpere kuri aba tubona ari gukata nk'agataro ari gukatana utuntu ubona nyine ari gusiraguringa uzi ko izi ngaruka z'aba bana benshi dufite mu muhanda zimwe ziva mu makimbirane no mu muryango izindi zikava kuri aba bantu batera inda
abandi barangiza akamwihakana kubera ko wa mwana adafite uburyo bwo kumurera bikarangira umwana agiye he ku muhanda. yego ariko buriya niyo mpamvu njya mvuga ngo abagore ni abantu bakomeye cyane cyane abasingo mama. Kurera umwana ukamuzamura ukamukoza wenyine ni ikintu gikomeye cyane. Ngaho rero mbwira bisaba umutima ukomeye. kurera umwana wenyine ni urugendo rutoroshye cyane. ukimara kubyara niki uyu muntu bavuze ngo uyu muntu abyaye ngahita akura mu mutwe. nyine hari abanzi bigiye kuririmba ngo ngiyo ubyaye uba wakuze. hari inshingano nyinshi uba wumva nyine uhita winjiramo ko muri icyo gihe uhita utangira kwita ku wo wabyaye ntabwo wongera kwiyitaho utangira kwita ku wo wabyaye kugeza kuza akagera mu ishuri ariko biba ari urugendo rutoroshye cyane. biba ari urugendo rutoroshye ariko Imana irabikora, Imana irabashoboza kandi mujye abasengo mama abo bana mufite mwakomeyeho izo ndamwanze gukuramo n'umugisha. It's a blessing. Ntabwo ugeze utekereza gukuramo inda uratwite ukiri ku ishuri, inama ziba nyinshi, abantu hari igihe bahita bavuga ati kubitekereza nubwo biba biri muri high risk kuko ikintu bita gukuramo inda habamo ingaruka nyinshi. Yego kubitekereza. Hari ingaruka ko ushaka kubikora ubuyobozi bukabimenya, RIB ikagutambikana. Hari n'uburyo uwo ubwawe urabizi neza ko kwemera aba ari wo mwana wenyine Imana yari yarakugeneye. Yego urumva nabanje gutinyamo kujya kubibwira mama wanjye yuko natwarinda ku ishuri. Ariko hazamo yuko ngomba kubanza kugisha inama mama wanjye. Mama ambwira yuko inda ya mbere atari byiza kuyikuramo. Waje kubimubwira se? Nyine hari umushiti wanjye nari mfite ku ishuri wasaga nk'ari mukuru yigaga mu 6 urumva bo baba bafite ukuntu babyize. Aza kubinganiriza arambwira nti gukuramo inda ari ya mbere bishaka kukuviramo ingaruka cyane ko ushobora kutongera gutwita cyangwa se kavamo nabi bikakugiraho ingaruka. Mfata umwanzuro icyo gihe navuye ku ishuri nta n'ikirura kimwe ntahanye. Naha gusa bimwe nyine uvuga ngo uje gusura mu rugo rukumbuye mu rugo ko ku ishuri batanga visite nyine ushobora kwaka ikiruhuko ugataha. Ndataha nyine njya kuvugana na mama ariko nk'ako umuntu mukuru nikigeze kaburamo yuko yabibona yuko mubyeyi arakureba. Buriya ngo abantu babyeyi bakuru ashaka kureba inzara, ushaka no kuburi ko babirebera imoko, areba ibice by'umubiri mu maso byo nyine ashaka kwitegereza bitewe nuko asanzwe akuzi. Akavuga ati rero mama twari twicaye ku meza turi kurya n'abasaza banjye abona biranunguye. Mise nsohoka nirukanka njya kuruka nk'umuntu mukuru arankurikira areba ibyo ndimo barambye ngo nibiki mbonye. Ndamubwira ngo ntacyo nuko mundare hari kunye ngo ngo reka ndebe ngo sinzano bajye babirebera mu ijosi. No kunda abarebye mu ijosi abona ngo ari gutera cyane. Mfata umwanya ndabimuganirizaho arambwira ni buse tugiye gukora iki. Aranganiriza nyine ambwira buryo ki tutagomba gukuramo iyo nda. Nibwo rero byamviremo yuko nahita mva mu ishuri mu gihembwe cya mbere. Yego. Ni ibihe bintu bibi watekereje ariko ntubikore? Gukuramo inda. Ikintu cya mbere kibi natekereje ni icyo. Nta kindi. Iyo ureba iby'umwana wawe agize imyaka ingahe? Umwana wanjye afite imyaka 2. Iyo umwitegereje? Umwana wanjye mwitegereje mba mbona nta kintu nyine cyiza mba mbona nkawe. Uvuga ngo ni yo mpano ikomeye Imana yaguhaye ufite. Yego. Nanjye bavuga ngo hari n'uburyo umuntu agutera inda yakwihakana ugasenga ababyeyi umwana basa. Agahinda ka mbere rero nako ngako. Kabyara umwana umuntu yarakwihakanye
afite n'ubushobozi wenda mwene izo ndago Ariko ziza nawe- zinasana base byataye ntabashe no kugira kuko urumva yavuye mu ishuri nawe ahita ajya guhiga akazi ntabwo wabura uko waba uri kose ntabwo wabura ukuntu rero umwana wawe yahise ajya guhiga akazi arakora n'ubu tuvugana afite akazi ariko iki kiganiro azakireba azakireba tubyizere ijambo rimwe kazakireba mubwire ijambo rimwe ijambo rimwe namubwira ni uko ndacyari wa wundi yarakoze se yarakoze ra oya ntacyo yakoze ahubwo ikintu namushishikariza nuko atazigera atinyuka kuza kumbaza uko umwana ameze niba ari ukujya mureba ajya mureba ku masosho media ariko sinyango ndawupositinga umwana wanjye ndumva ari icyo kintu namubwira yego ubu rero Keza wanyuze muri ibyo bintu byose ubuzima bumeze gute ubuzima bwo ni kurera gake umwana. gakeya urumva Gake ubuzima gake. bwo kurera umwana wenyine nawe ukabasha kwibeshaho kwishyura inzu kwishyura amashuri ni ibiki ushobora gukora iyo ufite ubushobozi bwo kuba wabona igishoro ndamutse mfite amafaranga yo kubona igishoro barumva nashora muri PS z'imodoka mbaye nyine ariko mfite igishoro gifatika nashora muri PS iyo ni business nini buriya turi kureba business tujya tureba iyo washobora into n'ikizere kinini intoya wowe wumva wakora ni iyihe urebye viziyo turimo n'aha mu Rwanda business yihuta kandi irimo amafaranga watangiriraho hasi yaba ari nk'akabari mu Rwanda buriya ngo baranywa cyane baranywa cyane uramutse uri umuntu nyine ufite igishoro washora mu kabari ukagenda uzamuka kandi nzi neza ko kandi abantu bajya baza kunywera kwa Keza ariko hagize umuntu uza gukorana na Keza business none se nubwo wabyaye ariko uri gutekereza ejo hazaza hawe kuba wagira umuryango nta muntu ubu tuvugana ndi single ariko hagize uza uri seriya pana bimwe by'abantu wowe condition zawe ku musore wumva wakunda nifuza umusore wumva ko afite iterambere ryo kugira icyo ageraho ubwo ni umukozi umukozi umuntu ukora kuko nanjye nubwo nkora akazi k'ibiraka sometime ariko urumva ko nanjye ndi umukozi ndakora akaba ari umuntu mukuru ukuze nyine atari mukuru cyane ubwo abantu b'imyaka 50 urabakunda oya ntabwo mvuze imyaka 50 nk'umuntu w'imyaka 30 oya wowe ntusizemo imyaka uravuze ngo apfa kuba ari mukuru yego guhera muri 35 kuzamura kugeza ku 100 pfa kuba niyo yaba agendera ku kibando kandi akaba ari umusore uhagarara ku ijambo rye byanda gukunda oya byanda gukunda ariko akabishyira no mu bikorwa yego wowe se nk'umuntu uri ready kuri ibyo byose wowe ufite iki cyo gutanga ufite urukundo hari igihe usanga nk'umuntu mfite umutima uri tayari gukunda uzanyereka ko nanjye nkunda okay ntakiye condition saba ntaga abo umwana abo umugabo abo umusaza ntabwo nshaka umusore w'umwana ntabwo ushaka abana ndashaka umusore mukuru ukuze w'imyaka 35 yego ufite intego yashaka kugeraho nanjye mfite intego yanjye nshaka kugeraho gukunda kugeraho n'umuntu uri hanze y'igihugu ko bisaba kwihangana bigasaba kuba uri inyangamugayo uri umunyakuri kuko ikintu bita long distance relationship gukunda n'umuntu mutari kumwe mutari buhure bisaba ikintu cya mbere bisaba ni icyizere kwizera erega buri umuntu gukundana n'umuntu uri hanze bituruka kuri we kubera ko iyo umuntu akweretse ko akwitayeho nawe ntacyo utakora ngo umwiteho ko mwese mwagaragarizanyije ko mukeneranye harimo urukundo ibyo ni ibintu bishoboka cyane ko nanjye nzi kwihangana kandi nkaba nzi guhagarara ku ijambo ryanjye yego ngaye nguko rero Keza hano ku rugendo nani
TV turamufite n'ubundi ni umuntu uzajya aza dusura tuganirize. Hari n'indi part 2 y'iki kiganiro dufite. Iki nicyo cya mbere, ariko nk'uko yabivuze ni umuntu ushaka gukora, ni umuntu ushaka akazi, ni umuntu ushaka umuntu uri tayari. Babwira abantu nimero yawe ya telefone ku muntu wumva ko mushobora kuba mwakora business, ku muntu wumva twafatanya business mwafatanya business cyangwa se mwanakundana. Rega byose birashoboka, nayo ni business. Gukundana byose nta kibazo, ntacyo bitwaye. Gukundana nabyo ni akazi. Ego. Nimero yanjye ni 07 8 4 6 9 7 5. Nimero yanjye niyo. Nimero yawe niyo ngiyo. Reka ngushimire cyane, wakoze ku bantu badukurikiye, namwe mwakoze kudusiza umwanya. Mu mwumviro kandi buriya umuntu nk'uyu uri no muri ivyo bihe abakeneye n'abantu bakuru mukamugira inama, ababyeyi mukamusengera, mukamushyiraho amaboko, Imana ikakomeza kumufasha kandi ikakomeza kumukomereza umutima. Reka mbashimire cyane, asansa.